sinshaka kandi nkamba nusura nshaka yiki urashaka yiki wazabwiye ikintu ushaka basi nkagikora ariko apana icyo byo kuzangana mu cyumba iki cyo gutugera mu byumba by'abakozi ko none ukinjuta nakomanze utananeguje ushaka kumenya icyo ushaka kandi wasanga boss aryamye uko mbabari usohoka utazanyicisha ukabyara mbabari aka kantu wiri gukoresha wiri gunsa ibaze ukuntu kari kurya mu matwi kuko ari kurya mu matwi kuki wanga iterambere aho riva abandi bagabo bari kubyuka bajya mu kazi bagashaka amafaranga ntago twaburanye ubyukiye muri telefone none se wajya gushaka akazi utaramenya amakuru yako ari ndimo gushakisha ngo numva aho barimo kugatanga ibyo biri gusamira mu matwi injereri zanyishe uri gushaka akazi akubanza uramukubitwa n'inkuba wagiye kuyikorogosha ejo bundi niwe wayishe telefone yanjye ari nshyashya yaravugaga neza muri radiyo rwanda nkayumva n'amaradiyo yose nshaka nkayumva none reba n'izina ry'imana ko humura imana izatugaburira gusa twebwe imana ntitureba abandi barashatse ariko njyewe imana nimba naraherekeje ku izina ry'imana aka kanya tutangiye kwinuba amafaranga iyo ahari uba umeze neza ubu se ko mwenyura none amafaranga nimba abuze umunsi umwe abuze iki abandi barashatse sawa ibihumbi 2,500 uba wumva wazanye ngo akayabo abandi bagore bajya muri sara abandi bafite igitege cyiza uheruka kungura igitege ese njye nakubuje kurira muri iyo sara ku buryo wambwira ngo reka ibyo tubireke ariko bikankubaza nta diplome urubugira ngo amafaranga yose mbonye sinyakorera hari ubwo njya mu kabari iyo ngeze nzanye n'iryo cupa ntabwo turisange ntacyo reka tubireke harakinisha ntabwo utangaza amafaranga nayo nkubajije ntabwo aha ngaha rwose ejo bundi bibaho ariko ikibazo hari igihe namwe hari igihe muhura n'abaranduradi b'ibibazo okay sawa reka nguhe urugero reba iriya nzu yanjye mbamo yego apana handi iyi ndimo mazemo amezi nimba narishyura biterangiro ndi nakodeshejwe nimba ari umutwa none aranuka nimba atitawaza ikibazo ngira ni kimwe inde yego sha wayanga amazi imyaka nimba abaka abantu ngo barabakira bati abantu nta ni agenda kweduka ngo ni ikimyira Daniel amenye agenda kweduka wagira ngo ni ikimyira shyira hano vuba vuba ndikubwira ngo shyira hano ushaka umuntu udatawaza umwuka umusuhuza gute mama karibu ya mu nzu yande yawe singodesha kugira ngo shyira hano amezi ane ntabwo nshaka ibyo bitaki byawe ndi gushaka amezi ane yego shase se utawarisha amazi yanjye madamu ameze ate madamu wande madamu wawe kurebaho iki shyira amafaranga vuba nishimye ngize isereri ngiye kwa muganga ubucyo mugore cyangwa niyo mpamvu mazanye iminsi umushira ariko none nagenda umwana wageze ute nizere ko mu byo wasamye utambwira ko wasamye inda y'umwana ubu ufite ibindi wasamye ugire gute ariko ntumbwire ngo wasamye umwana umugore nkubwire twumvikane kandi tunubahane ikibazo ukuntu kimeze urakizi nuriya twagiye gucumbikisha mu cyaro kwa nyirakuru abizi uko bimeze aha babarira
ntuzugura umbwira hindukira ubundi wumvaga hazavamo none se uko hindukira hindukira wagira ngo tuzajye tubana nk'ibipupe se none se uko wanga ko njya murona ko ubugira bigende gute none se wumva ko ndi igiti ariko ugomba kubara iminsi yawe ukamenya ngo iminsi y'uburumbuke nayo mbaze wowe se wazambana ubu amashuri nize nayo kwirwa mbara ngo ntatwita ntago mbana n'umugabo wigize nk'inzoka ibyara ijugunya umwana ari mu cyaro ariko reka muzi kandi ntabwo ufite isoko uzamugurisha mbwira mbimenye noneho wenda nicare njya n'amadeni mvuga ngo ese ubundi ndagira umwana nk'uw'ingwe umwe uyu nese igihe cyari bwagere niba udashoboye kubarera tuzadivorce ugende njye gushaka ikiyede nzabirera ni ukuvuza cyangwa sha reka nkubaze kwako kantu ntangiye gukekamo ibintu n'undi utangiye kumbwira ubwo iyo ndabundi uwo mwana yaba ari uwanjye yaba ari uwanjye mbwira se utanduka kugunanura nk'ikiyede umva rero nkubwira ntacyo wenda reka mbyemere ko ari uko umutwite pe urumva ibyo ntacyo itonde umva buretse gato shyira hano amafaranga vuba reka nta magambo menshi ari hano nakumvishe gufite inzu ngo zindi ngo nyine ngo ugira n'abarandirodi bazishinzwe yego di reka bunumwe kukubwira ngo urandusha ibira ariko hano haraga umuntu ntabwo nanjye nkukubitira ngo nkwice urampa amafaranga amafaranga ndimo nangana amezi ane abarangaye amezi ane sejo bundi ko tuzi amezi ane sejo twiguyemo ejo bundi koko none se kamubwira kanda ndi kubwira ko wenda aho turi bwumvikane amafaranga kanda vuba ntabwo wari ugiye gukaba ine jewe wowe nyine ukuyemo telefone utagiye kumereza amafaranga utwezi tune kamwe tubiri tutatune twakunanira se uri umuntu w'umugabo shehe muzima uko muri abanyongeye imiti ariko ngo numvishe ngo business yawe y'ingurube ngo yarahomye ntabwo nubize ko uvuga ko nta muntu ubizi ko ni shehe nyine unyabiranye icabiranye ubundi nkamwe mubayeho ndi kukubwira ngo kuri iyi nshuro shehe nta mafaranga yanjye amafaranga hano ubushize masanga ngo kindi ariko ubwiye mukino mamunye na noze tuni n'amafaranga kwaye none mbuze icyo mvuga ko zirarye ubwo kandi nawe wasanga ari umukobwa ese ninjye witera inda ninjye wakubwiye ngo ntuzatera abahungu ninde umusama se ninde ugomba kumenya ngo wajya ushyira mu gaciro nimba ukoze ikosa noneho rikorere rimwe ariko byibura ubundi se ndamutwita ngo tuzamuha icyo urumva okay ubyuka mu karadiyo ibi binsakuriza ntago wajya kuntuza nawe ngo njye ku ndege ngende mpagarare ku ndege mbese neze ukumva uri umugabo ndi umugabo ki nuvuze ngo ndi umugabo ki aka kamwanya nibwo ubu noneho ntabwo kimenya ubugabo bwanjye toni tagaswinye wamutumye ko nako alayo kiba wamutumye ko amafaranga yawe nari nkuri numwe nasanza arambwira ngo ni wowe ugomba kuyama muragumya mwe munteramo pasi yakamutse ngo ari cyutaro ngazi kano kanya kimbire bi ngiye kukwishyura amezi yawe yini amezi mazimisi mbamure nonzo amezi yawe ane miti nongera ngoreza ndi mezi ane biri mu munani nisunya kubona hano utumeza nimero ya konti yawe ndiye ujyabona kuri none subize ndaga kuba umuntu mubi ntabwo uri umuntu mubi undi sinzi impamvu Tony yaje abana nawe ubundi imbere ukibana nabonaga nyine wenda n'ubwanyishiraga haciyemo 3 ariko urumva ko ntabwo wakabyaga ngabanye usanzwe muri n'abamira kanje ku kazi ngiye kushansi ndaguha ndezo nayane uyu munsi umugabo mvunwe uyu munsi ndagura munsi uyu munsi reka byo ninjiye mu oya kandi tujyansanga mu cyumba wenda naba ndirirwa mu nzu ndiyaranje ndabwire sumbwiye uyu munsi suri buhembwe uri kunjyana
tugire nyine mbona ukungura ngwishyura amafaranga ni y'amezi hano umunani. ukuntu tugiye kubikora Byagiye ku ishasi ukunga ku nshasi nimara kuva ku nshasi amafaranga ndibukoherereza sitasiyo shango wabaye Ni ukuri kuba. ngo wishansi ubu uyashyira he sigaye mfite imisoro tutayoboye ubu ngubu uwanyuma wabaye n'uwe rwambere korora ingurube birekeshe urabizi ariko nta muntu ubizi ninjye bizi ikibazo bizinesi yawe ni inyunguka ewa tugende nta kimwe unyishyura tusaba banguka banguka ubwo iyo ntari uravuga ngo mbana n'imbwa guswa ndabeshya se icyo butavuze ni ikigeze ntabwo ndi umugabo nyine ntacyo ndi kimwanga ko abantu babwiza ukuri umuntu araburaye umuntu ahora mu mupira umwe nta gitenge imana yanjye gusa uragira ngo nkushime ariko guhora urya byo ni guhora urya byo bimaze iki kuki utakumva nuko niyo nzara byibura yabaho gakeya nimba ni n'akanyafu imana iba yagukubise ukamenya ngo byibura ubutaha uzarya wishime ntabwo n'iki se wowe kuba wagiye muri iyi mpuza wahanze ubu koko ejo waraburaye yego ndabyemera ejo waraburaye ndabyemera iminsi ibiri n'uno munsi nibyo byakwica uramutwite mubyare duhita tumwohereza cyangwa kwanza inama nziza fata ibintu byawe ujya kumubyarira mu cyaro ntabwo ntagenda wa mugore urajya kumubyarira mu ntabwo Estabiki, isura nakubuza hanze. Icyo ngukundira buri gihe iyo uzi ko wakoze amakosa ubuza wigizanya ni nyinshi. Amakosa? Nakoze amakosa? Ese wamarayika. Tibye yamenetse? Cyangwa nasize mfunguye gazi? Mbabwire Ange, naraye nirinze gutongana nawe kugira ngo tutagira abaturanyi dusakuriza. Nk'ubu tuvugishijwe ugira ubwenge, uruzura mu mutwe wawe cyangwa uracagaze. Haraye habaye ikizuba twatashye bigenze ute ku buryo wumbuza umukiriya hano waruje gukora inka mu rugo ku buryo wumbuza umukiriya kuko birazi subiriramo urenda ni umukobwa muzima umukobwa mwiza urumva nkajya gusenga nkahinduka pe kuko ntabwo nyishasinga niba uzi ko ubona batazakora baje banzuye niba uzi ko pasiteri uwo mupasiteri n'urwo rusengero ryo kujya gusengamo bazajya bagwa amafaranga yo kwishyura inzu ugenda utumuke rwose ujya gusenga nta kibazo ugiye kuzakareka iyi nsi tuzagenda dutaragura amabuye tuyashyira andi rote tuvuge ati akira n'amabuye tuje kwishyura inzu maze rero mba mubwiza ukuri bari ugabanye bwana mutwe uretse n'umunyamubwire ndabyumva pe ufite ibintu ariko ntabwo abantu bose bakoresha mu gihe muri Kigali bakora akazi nk'akacu gusa nta bandi bana badakora akazi nk'akacu kandi babayeho ute none tubayeho nabi umana iminsi utari inyama kandi ejo bundi wifi nishira uza buri kumva ngo ese tuzi n'ikintu wifi yashize umva mubwire iyi Kigali nta mikino uri kumva icyo ni icya mbere icya kabiri gabanya ubwana mu mutwe Ange nkwamagana inshuro zingahe ndajya mu bwenge ugabanye ubwana mu mutwe ureke dukore kandi buriya waraye imbabaje ku buryo unesha umukiriya akoze umukiriya niwe watuma utumbuka ukavuga uwo mukiriya wari ugiye kumereza 800 ejo nzanye ndamutoragura uyoboye kandi wajya bamereza desa turasa 25 ibintu byose kubera impamvu wasanga n'impamvu umukiriya wamubuze wasanga yari guhitana kwica ibaze ko kugeza aka kanya nta mpamvu n'imwe ndi kumva uri kumereza ngagenda ujye kuzana abandi bakiriya baduhereza amafaranga turabura iminsi yose ngo twishyure inzu turabura iminsi imwe ngo twishyure inzu imishyi ariko nk'uko bigenda tuza gutwara
uzaba waratekereje uburyo tuzayishyura tuzatwishyura we nande njye nawe nisi ubwa mbere waba wambaye bisaye gari bimaje kwira ariko wibuke ko ntajya momba kubera wowe ngo dutaye ngo bwije iriya boto bari banguriye uza amafaranga igura ako subiye uri gitambuka ugiye gufata umwanzuro ndeka nakawugasiga njye nagure nzi ko ufite umukiriya utegereje Mayesu utigeze nyoni nyinshi ngo ukeneye ngo gutanga ngo kare wabaye umukobwa aho ukunda guha ugiye no kuzaba umwadeperi harabura gato cyane isi uko umwadeperi cyane bitwaye icyo mubwiye cyo ni kimwe ibintu byabaye byarangiye sibyo ikindi cyakari nko kubyivugiye sindi igitamambuka kandi nawe ubuke ko utari igitamambuka ntabwo uri umwana anje ntabwo uri uruhinja turi kumvikana iga kuba mukuru umenye ko turi imfubyi ibyo tubona byose nibyo turya kuba byavuyeho mu gutekereza n'amaboko yacu ukamanika nyine ngaho nimba uzi ko uzakabumbuka rya genda ukabumba fatiraho ugenda ubumba maze wagize n'Imana ukababona nyine ese wari uzi ko hari abakobwa bagenda bagaragara no ku muhanda natwe twebwe tugenda tukajya amavi bagenda bagaragara ku muhanda bategereje abantu babahereza 20,000 none wabona umuntu we w'umunsi umwe uraguhereza 800 wagize ukazana ukana nta n'isoni ndagira ngo mbwize ukuri wige kuba mukuru kandi nizere ko waneze amatwi bwo neza ariko kandi tugenda dutekereza imishinga za gutunga aho kuva ryenda umukozi wawe okay shogoshe ahubwo se uragiye nawe byarangiye no gutwara yego byarangiye ko sindi muri mood ngambira ikintu ushaka kurya ngiye guteka nawe utekereza ibyo sibyo byuka se nyine Sishije bigenze bite? Mbaye icyo wareka nkiryamira. ureke wiryamira ndavuze ngo nsobanurira nyiri iyo mesaje uwo ari we none se ngareka tujye mu